mwami wakomeretse nitwe waziraga wahemutse mwami ushinyagurirwa kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo bambuzi kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagusize muri abo bambuzi mpindukirira undebe mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi jya nkuboneramo Yesu warampfiriye Yesu warampfiriye muganje wagize amahoro masa kuko mwiringira reka nongere ngushimire wowe udahwema gukurikira ibiganiro bice kuri YouTube channel ya Salom TV we wakoze subscribe like share ndetse na comment reka nkubwire ngo Imana y'amahoro niguhereze imigisha myinshi Uwiteka nakugirire neza Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe mumeze mute amakuru yanyu amakuru y'iminsi aho ngaho iwanyu mumeze mute kugira ngo ntitwari duherutse gukora ikiganiro turirimba indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se mu ndirimbo zo gusimisha cyangwa se z'agakiza ntabwo twari duherutse gukora iki kiganiro kugira ngo rero muri kubyumva ko bari ahantu bari gukora n'agasosi kugira ngo umuntu aze gusamura ariko kandi nabyo ni ibintu bikenewe mu buzima buriya muvandimwe ntukagire gutya ngo wiyemere kijyanye n'igifungo umuntu wese agira gutya agatamira niyo mpamvu umuntu aba ari gutega n'agasosi kugira ngo bigende neza kuko ntabwo wakwitereka iyi kamera ngo ugire ibyo uvuga wamenya ubwira icyo abantu kandi utatamiye wamenya iki ubwira abantu kandi utigeze utamira utigeze urya n'andi magambo nicyo bisobanuye ngira ngo nk'uko bisanzwe nk'uko dukunda kuganira muhawe ikaze mwese kandi mba numva mfite byinshi byo kuvuga ariko umwanya ukagenda ubura niyo mpamvu rero tugira gutya tukaganira niko indirimbo itubwiye iravuze ngo nitwe waziraga n'ibindi bigiye bitandukanye hanyuma ntabwo nenda gutinda cyangwa gutinda no kwibanda mu magambo menshi ahubwo ndagira ngo turase ku ntego kuko ntabwo nshaka ko dutinda turaganira ku bintu bike cyane mwabonye ko nanyujijemo nzana abavandimwe cyangwa se abana nagiye nzamura poromotinga ngenda bakoresha ibiganiro bigiye bitandukanye ubuvugizi rimwe na rimwe bibaye byiza cyangwa bibaye ngombwa nabyo ni byiza ariko kandi ngira ngo umunyarwanda yaravuze ngo uguhiga ubutwari muratabarana iyo ubonye aho bikomeye hari aho utezamo cyangwa se hari aho ufatamo ukarwana kugira ngo wenda abantu runaka babone ubuvugizi bavugirwe cyangwa se babone ubufasha nabyo ni ibintu byiza abantu mwese benshi bari bamenyereye tuganira twakundaga kuvuga ku ijambo ry'Imana tugasoma Bibiliya mu Kinyarwanda no mu Cyongereza ntabwo ari uko nabyibagiwe nabonye hari abantu benshi babikunda badukurikira ahubwo impamvu ni uko nyine nanone umuntu agenda acishamo naberetse n'umuvandimwe tuzajya tuba turi kumwe ngira ngo mwabonye ko kenshi tuba tunari kumwe nanone
umuhanzi witwa Theo Bosebabireba cyangwa se Uwiringiyimana Theogene akunda kumwita Bosebabireba, akaba ari mu gihugu cy'u Burundi, ari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, aho hari nawe Imana imuhe umugisha, abone ko mwifurije kugira icyo n'ihirwe muri kiriya gihugu arimo mu ivugabutumwa. Ni ibintu byiza, dore ko benshi rero bakunda kumwohereza ngo ni mukuru wanjye cyangwa se ngo turasa cyane, ariko kandi nabwo ni ibintu byiza, yumve ko turi abavandimwe ese, kandi ko nanamukunda nanamufana, bora nabyo ntacyo biba bitwaye, ibyo nabyo ni ibintu byiza. Ahari rero agubwe neza, Mamerike nawe Imana imugirire neza, ikomeze kumurinda. Uriya mubyeyi ni inshuti yanjye, akaba inshuti y'abanyarwanda bose, kuko uriya mubyeyi nawe yahuye n'ikibazo gikomeye, ariko uriya muryango nkaba mwukunda mu buzima busanzwe, ndabikundira nanjye numvise mbakunda. Buriya nituvuga ibyiza ntabwo tuzaba dukoze amakosa. Nanabwira n'abantu bagiye bashyigikira uriya mubyeyi, mukomeze mumushyigikire, kuko n'ubundi ngira ngo ntabwo arabona umudona bihure bamuhe impyiko, mukomeze mu Rwanda. Ibyo nabyo ni ibintu byiza rero kuba umuntu yabivuga. Hanyuma ikindi ntabura kuvuga, reka mbabwire ngo ndabakunda kandi n'Imana irabakunda, dore ko ngira indirimbo ivuga ngo nawe Imana iragukunda, humura ni ukuri, n'uyu munsi irakuzirikana, humura ni ukuri, komera komera cyane, komera komera cyane. Ngira ngo abantu mwamaze kuyumva, yitwa komera cyane. Hanyuma twagiye dukora amarayivu agiye atandukanye mu buryo bugiye butandukanye, mbwira n'abantu ngo ubu ngubu mu Rwanda bagiye kujya bamonetiza YouTube channel, zibamonetize, ariko ni ibintu bikomeye, kuko hari abantu bagiye bagura amawucingi tayimu, kandi kugira ngo winjize n'agace k'iyero ko kuri YouTube bisaba kuba uri monetize, babyita ngo YouTube monetization. Ni ibintu rero bigoranye cyane, nabyo nabonye ko ngiye kujya nkoraho ibiganiro nigisha abantu ibijyanye na monetization, kuko nanjye yaranzengereje. Ariko kandi mbabwire ngo mumenye uko mukora kandi n'uko mugenda, kuko ntabwo biba byoroshye. Njyewe abantu bambwiraga ko ngo monetize uyamburwa umwaka urangiye, ariko mu makuru mfite amwe n'amwe ni uko ariko atari ko bigenda, ahubwo biterwa n'ukuntu wabikoresheje, nabyo birakora. Iyo waguze rero amasaha, kandi ndabizi ntagire umuntu uzakwirariraho, abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, benshi n'abafite ibihumbi nka 20 bya subscriber bagura amasaha. Cyakoze akagira Imana, akagira n'umugisha, agahita akora vuba, wenda bigahita bikundwa, agahita akuramo amasaha, nako amayero 10, amadolari 10, agahita yakorera, bigahita byemera, bagahita bamuha pini yo guhemberwaho kuri YouTube. Ubwo icyo gihe nyine urumva noneho ubaye umufatanyabikorwa wa original wemewe, ntabwo wamburwa aya masaha, ntabwo YouTube yongera kubara amasaha izakugira demonetize. Mubwira ngo biriyikora, kabone niyo yaba ari ayawe warayabonye ari ay'amasaha, iy'umwaka ushize warayabonye, ariko utarabona amadolari 10, n'ubundi ngo barayakwambura. Ariyo mpamvu rero nyine YouTube gusaba ibintu byinshi kandi bigoye, gukorera n'igiceri cy'10 kuri YouTube ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu rero natangiye indirimbo ya 82 hano muri iki gitabo cy'indirimbo z'agakiza cyangwa zo gushimisha Imana. Iyo ndirimbo uvuga ngo umwami Imana cyangwa umwami Yesu yakomeretse azira ibyaha byanjye, azirage nawe. Reka nkubwire ngo nimba ukunda Imana, ntibukire udasenze Imana, utavuze Imana mu kanwa kawe. Kandi ngira ngo benshi bavuga Imana, bakavuga gukora kw'Imana, bakavuga gukomera kwayo, kandi nabyo ni ibintu byiza, yes. Hanyuma nashatse ko iki kiganiro kidatinda ngo gifate iminota myinshi, ariko mu by'ukuri YouTube ni akasamutwe.
ijyanye n'akasamutwe, ukora videwo ugatagangara, umutwe ukakurya, ubwonko bugashyuha bukabira, na viyuzi zikanga, kuko amafaranga ava muri viyuzi. Ntaboneka reka ndakwisabiye nimba umbonye wakabyarawe iki kiganiro ugisharinga abantu benshi, nibuze basi rero ko nanjye byavamo, nanjye nkajya nyine mfata kwa ayo mafaranga, nanjye iyo modoka yambera yiguze, nanjye ibintu nyine byiza byambera, kandi YouTube irabitanga. Mbabona ko hari abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga nta kintu bari bafite, ariko ukajya kubona ukabona umuntu wese atera imbere. Avandi ntagire uzakubeshya, izi mbuga igenderutse kureba kuri TikTok yanjye, ndareba neza muri dashboard ngo hari ahantu ureba ngo uramutse ubaye monetize kuri TikTok wajya uhembwa angahe, wakigembwa angahe buri kwezi. Nsanga ni amafaranga atari make, ibihumbi birenga 5 by'idolari bya buri kwezi. Ayo mafaranga uyabare wumva ni miliyoni 5 hafi, ni miliyoni hafi 7 z'amanyarwanda. Ntabwo ari amafaranga make. Rero nshishikariza n'urubyiruko mbabwira ngo muyoboke imbuga nkoranyambaga, amamega mugura mukayishyura ubusa rimwe na rimwe, ntazongere kubapfira ubusa, ahubwo mujye mufungura. Inshuti yanjye, nubwo byaba ari akantu gato kajyaho, ariko kakabona kajyaho, ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'umumaro. Reka kwica umwanya wawe, reka kwica time yawe, ibyo ukora bitakugirira umumaro, wirirwa ureba videwo z'abandi. Ni byiza winjoyinga entertainment, it's good, ariko nanone entertainment igera kuki? Be hard working. Muri entrepreneurship cyangwa se muri internship, ku bantu bayize bakubwira ko nta business y'umwana ibaho, kandi akazi kose ni akazi, kandi igishoro cyose ufite wakora bikemera, upfa kuba ufite umutwe ubara neza. Kuko hari n'abantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi, ugasanga nyine ntabwo mayindi yikora neza, uwo ntabwo twamurenganya, ariko kandi nimba mayindi yayikora neza, igishoro gitoya cyose wakora bikemera, biterwa n'ibyo ukora. Gusa nanone sinakibagirwa ko hari abantu bitewe n'ibyo bakora ibishoro byaba biri hejuru, ariko nyine ukora bizinesi nawe ubona ihwanye n'ubushobozi ufite. Ntabwo uzajya kuvuga ngo ugiye nkeneye ibintu birenze kandi bitagize.